bakunze inshuti bakristo mwese tubana ku rubuga rwa YouTube Paruwasi Misa Politiki Gikondo, turabasubije twifuza icyumweru cyiza. Mu kanya misa ya kabiri irasoje, tukaba tugiye gutangira igitambo cya misa ya gatatu, misa isanzwe ku cyumweru hano i Gikondo. Uyu munsi tukaba turi kuzihize umunsi mukuru Kristo Umwami, umunsi mukuru usoza umwaka wa Kiliziya. Korali igiye dufasha kwizihiza umunsi mukuru ni korali Regina Pacis y'abanyeshuri cyangwa se abahoze ari abanyeshuri muri ishuri rikuru rya Kaminuza y'u Rwanda hano i Gikondo muri SFB Nguramutungo. Twifuje mwese umunsi mwiza, naho padiri ugiye kudufasha gukora igitambo cya misa ni padiri Izategeka Isaac, padiri dukira Paruwasi Gikondo, afatanyije na mugenzi we padiri Atwara Munyaneza. Ugira umunsi mwiza, uri kumwe na Joseph Umukiza hano i Gikondo. Abavandimwe icyo twamuzaza zacu yashoboye kugira abo ry'Imana no kwita ku gateka k'isukuye. Nemera imbere y'Imana ishobora byose, imbere yanyu abavandimwe abacuje rwose, byaratekereje, byaramaze, byarakoze, byarigeze gutungana, kuko barabashije rwose, kwitwa n'abanyarwanda by'iteka, abamarayika bose, abatagatifu bose, namwe abavandimwe, musabe ibinezeza Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, idukize ibyaha byacu, ayizabineze mu bugingo bw'iteka.
Isomo rya mbere, isomo ry'igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Yewe Daniyeli, nijoro arimo nitegereza ibyo nabonaga, mbona uje mu bicu byo mu kirere umeze nk'umwana w'umuntu. Ubwo yinya hafi ya wa mukambwe maze ajyanwa imbere ye. Nubwo yakubitwa ingoma, icyubahiro n'ubwami, imiryango yose, amahanga yose n'indimi zose biramuyoboka. Ubwami bwe ni ubwami buhoraho iteka buzashira, n'ingoma ye ingoma itazajya ikinzigura. Iryo ni ijambo ry'Imana.
ikirere neza n'amahoro kuri Yesu Kristo abanyamwitaruka babere bapfuye umugenga w'abami bo ku isi koko Kristo aradukunda yadukijije ibyaha akoresheje amaraso ye maze atugira ihanga rya cyami n'abaherezabitambo kugira ngo dukorere Imana se ahari imbere y'ikuzo n'ububasha bw'ibihe bihora bisimbura iteka amen. Uyu araje rwagati mu bicu maze iby'uko ijisho ryose kizamubone ndetse y'amahumuranyije imiryango yose y'isi izajya mu cyunamo ku mpamvu ye. Ibyo koko amen. Njyewe abafana Afurika intangiriro n'iherezo uwo ni Nyagasani Imana ivuga uriho wahozeho kandi kuza ushobora byose. Iryo ijambo ry'Imana. Yesu ageze imbere ya Pilato aramubaza mbese ni wowe mwami w'Abayahudi koko? Yesu aramusubiza ati ibyo bivuze ubwawe cyangwa se n'abandi babikubwiye. Pilato arasubiza atabona kugira ngo nanjye ndi Umuyahudi, bene wanyu n'abatware b'abaherezabitambo nibo bakunzaniye, wakoze iki? Yesu arasubiza ati ingoma yanjye si yo kuri iyi si,
iyo inyuma yanjye kuba yo kuri iyi si abantu banjyeho kugira ngo hagabizwa abayahudi. None rero inyuma yanjye siyina nuko Pilato aramubaza ati none uri umwami? Yesu aramusubiza urativugiye umwami. Cyakora icyo jyewe navugiye kandi kikanzana ku isi no kugira ngo mpamye ibyerekeye ukuri. Unyurwa n'ukuri wese yumva isohoka. Iyo nimaje ntagatifu abana murahari abana Yesu akuzwe. Murahari amakuru murabo twumvise amasomo atandukanye, sibyo? Mwarimuze neza. Twumvise isomo rya mbere, twumvise isomo rya kabiri, sibyo? Kumva n'Imana Yesu akuzwe. Mwarimuze ndagira ngo rero agire kutubwira icyo yumvise mu isomo rya mbere. Isomo rya mbere ryavuye mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaromo. Nibyo ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaromo. Abana mwongere mugire gutyo rero. Agize ko mwaje kwicara ni ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaromo. Yego cyangwa oya? Ntabwo ndibwirirwe mbaza ngo mushyire hejuru, nzajya mbaza. Isomo rya mbere twarikuye mu kihe gitabo? Twarifuye mu ibaruwa yandikiye Abanyamerika. Yego cyangwa oya? Isomo rya kabiri twarifuze isomo rya kabiri twarisanze mu gitabo
kandi intumwa twumvisemo ibi bikurikira umwana umaze kubwira twumvisemo guki Yesu akuzwe yego twumvisemo twumvisemo guki twumvisemo ibi bikurikira ingoma
bwami bute ubwo bwami buteye bute bwa Kristo birakomeye kuzumva mu gihe abandi bami bakurikira ahantu heza we yakurikiye mu gihugu akurikira mu murongo w'inka intama n'ihene ikiraro cy'amatungo mu gihe abandi bami bakomerwa amashyi iyo bari mu gihe bahabwa icyubahiro we yaje maze arahirwa we yaraje maze ajya mu buhungiro mu gihe abandi bashimirwa ibyo bakoze bo bagize neza ko yakoraga bose we yaranzwe we yaragizwe mu gihe abandi bami batangirizwa amakamba y'icyubahiro we yarangizwe ikamba ry'abantu mu gihe abandi bami ateka ku ntebe z'icyubahiro we yatetse ku musaraba atwitangira ariko arasuka nk'uko byanditswe bitagatifu bitubwira koko Kristo ingoma ye izahoraho iteka. Kuri uyu munsi rero bavandimwe reke tuzirikane akantu kamwe turebe umwami turi kwizihiza uwo mwami turi kukuza uwo mwami turi gukomera amashyi umwami turi gusingiza tumenye aho yagize mu by'ukuri uwo mwami aho yagize umvise ko atabaye neza yagize neza aragizira ahubwo ukuri aragizira natwe rero bavandimwe niba nta wundi mwami twakurikije ndetse twakurikiye ari Yesu Kristo umugenzo wo kwicishije bugufi n'ubwiryoshye gushyira bugufi Imana ndetse n'ibindi nizo bigomba kuturanga maze kuko bavandimwe natwe tukarangwa no gushyira bugufi Nyagasani igihe dusumbirijwe igihe byadukomeranye igihe iminsi itumereye nabi igihe tutishimye tukamenya ko turi kwegera twihuse kandi byakuba umwami wacu Yesu Kristo kuko ntabwo yahawe amashyi ahubwo yarahagana dusabe Imana kwiga kuzagira kugira ngo iduhe imbaraga uyu mwami usingiza kuko natwe turi umwami mu kwihangana ibigeragezo duhura natwo mu guhabwa ukuri kuko Kristo ari kwinjira neza mu bantu maze kureka Kristo maze ikinyoma kigendere buriya tugatsindwa kugira ngo bari kuturanga ikibuga tugatsindwa ntabwo kica tukavuga intebe birangira ikinyoma kigaragaje hagati y'inteba akajya abavuga ni umutego utindi gushinganyiraho kugira ngo dusabe Nyagasani rero kwitanga tukasiya kugira ngo umwami gusa uyu mwami twizera natwe tubera abayobozi ntibazajya bavuga ngo Kristo umwami n'uvuga ngo tuyoboye kuko be wabona duharanira kwibanira nawe isengesho rya isengesho rya buri twihatire kuba umwe mwitambukanye yesu twihatire kuba umwe mwitambukanye reba umuvandimwe mwegeranye aho murebe turebe reba umuvandimwe mwegeranye ntabonye uwo muvandimwe n'umwe nawe muri Kristo Kristo twayoboze ubu yatugize umwe ngaho rero niba wabonye umwire wakoze kuza kandi gusa uwo mwami twayoboze uwo mwami turibuke uwo mwami uduha isano usumba uwo mwami uduha amahoro no mu gihe babona abandi dusukurirwe bikomeye uwo mwami uduha kwihangana igihe byadukomera uwo mwami uduha gukomera
twakunganganya tumwinginge rero muri tanzania kugira ngo imigirire yacu igaragaze koko twamwemeye igaragaze ko twamwemeye kandi ko twiyemeje gukura mu ngoma ye abana bagaragaze ko abana uracyahari uzagaragaza ko mwayobotse Yesu mwayobotse ngoma ya Kristo mwumvira ababyeyi ujya ku ishuri ukabifata ujya ku ishuri ukabifata ntabwo wagiye gushyushya intebe sibyo mwabonye ko hari bamwe nyine byagiye birangira iyo uzajya uza mu misa nyine ujye gutega amatwi neza kandi ijambo ry'Imana mugire ibyacu mugibike ku mitima yanyu maze nimugera mu rugo mugire n'ababyeyi basangize Yesu akuzwe abana Kristo Yesu akuzwe Kristo mwami tumuyoboke abana Kristo mwami amajene bari kwizihiza uyu munsi mukuru rero uyu munsi wa Kristo mwami natwe Papa Francisco abitubwira kuba turi amajene kuba turi amajene y'umugisha kandi Nyagasani yawuhaye abikuye ku mutima ntabwo yaduhaye umugisha ari ukuwutunoza cyangwa atawuhaye akomeje ni umugisha nitumuberere abayoboke abajene Yesu akuzwe abajene bwabo abiringirwa batoroka abiringirwa batoroka Yesu akuzwe abajene zamuriye abajene ntangiye kwizana abiringirwa batoroka urugendo birumvikana ko nyine uwo mwana bakukiye abagore babo ntabwo uzajya imbere n'ibyo gukora ntabwo uzajya imbere n'abatwara birera ugasanga abasaba bako bakurikiye ari we Kristo Nyagasani abiringirwa batoga urugendo usabana rero kugira ngo kandi imbere y'ibara abajene rero nyine barazira kuba abayoboke b'iyuma kurikiza amategeko y'Imana bishimira gutora Kiliziya amasakaramentu atandatu baza mu Imana Kiliziya bahanye bagakwiye ku mutima kandi ntakira neza ijambo ry'Imana Kristo abahaye bemera kuyoborwa nawe bemera kugenda mu ntambwe Kristo abereka biyemeza kugira ngo yasohoke kuvuga inama abashe gukora ukwemera arishyura abasabwe abasaberi abanyamutima n'abanyamurenze n'indi miryango tuyige kugira ngo tubashe gutera intambwe Kristo bwacu kandi dufate iya mbere isengesho muhuza imiryango remezo no ku bindi bikorwa za Kiliziya tube abambere Yesu akuzwe ababyeyi tubareke ababyeyi babo Yesu akuzwe Kristo mwami tumuyoboke ababyeyi rero bazayoboka ingoma ya Yesu bazayoboka ingoma ya Kristo niremera ko umuryango wanjye urugo rwanjye rubaho kujyanye icumbi cy'ukwemera abana barera neza y'umugabo mu rugo murana neza y'abagabo zikundimo n'umutwe waba ureberera mu rugo waba ujya inama ufasha abantu waba undi ujya akanga abana aho ngaho uzaba ubaye umuyobozi w'ingoma ya Kristo
abapapa bazaba abayoboke b'igihuma bibemeranye kuba bamutima heza kumwe kuba bamutima urugo abo mama azabaye umutima w'urugo ahandi azaba yigeneza ubu ndabona nifashe neza ariko abana yagiye kubitwara maze nabifashe bimubaza maze amahoro asukure kandi abe nabo bagatanya niwe yegera agatanya umwana kurugi ukamukingurira ntabwo bizagenda neza yeza kuzuwe tuzihatire kugera kuri iyo muryango wari ufite wagize amahirwe yo kwakira abantu batatu umuntu umwe usanzwe yitwa urukundo yitwa amafaranga yitwa ubu maze bwari bubingiyeho bifuza rero icumbi bamaze kwifuza icumbi bagera mu rugo bahageze batuma umwe ati rero twifuza icumbi ariko muri twe batatu ni umwe uri icumbikire abandi bakomeza kugenda dushakishe aho twacumbi ubwo uwavugaga amafaranga ubwo umugore abagiye umugabo mu rugo atije bose bongeye amafaranga atubwiye bacumbikire ariko n'umwe urwego amafaranga y'ubukungu ubwo rero dufite urwego ducumbikira maze umugabo atangiye ko twari tubazi isoko nta mafaranga dufite ubu ducumbikire amafaranga ntiyacurira twavuye akaduha ubwo nyine yisigo ku mafaranga atari ubu ikakira ubukungu uburenganzira kugenda neza ati kuko ubukungu turabona ku kariseri tubone amazu tubone imodoka ubundi tubone amafaranga yeza kutwe umwana wari kumva bari ku impaka ari ku ruhande ahamagara umubyeyi ariko papa uriya tuhamagaye mu buryo akaza tukagucumbikira amafaranga ashobora kuza n'ubukungu bushobora kuza ababyeyi ariko iyi nama y'umwana ishobora kuba ari ngo ngubu baragiye kugiye gukunda baraje maze babona amafaranga batugurisha babona na ubu aramugurisha rero tukaba ufite icumbi ubu abandi baje basigaye ati rero aho nyegewe urukundo ninjiye yinjirana n'abo bose yeza kuzwe sibyo waherana n'ubwo umuryango uracyari mu mahoro amafaranga sinakubwira ubu nakubwira mukazajyayo iwawe yeza kuzwe dusabe rero nyagasani imitaramugasiya aduhe kwakira urukundo mu miryango yacu aduhe kubaho turabayoboke uwo mwami kuko wemereye kubana natwe twitangira kuguha ubuzima buzima tubisabira imitaramugasiya dusabira n'abavandimwe bacu bagiye bagakura amasezerano abandi mwebwe gusezerana ndetse dusabire n'urubyiruko muri uyu mwaka uburenganzira bw'imibire turimo guhimbaza kugira ngo tuzabe umwanya wo kuzirikana tuba dufite muri kiliziya kandi tuyikunde n'umubyeyi wacu tuzwa nyagasani mwami wacu wowe dukunda tukuremukira turakuremukira ariko ukatubabarira uratubabarira uturambirwa ukaduhumuriza tudahungabana nyagasani duha imbaraga zo kuba abayoboke b'ingoma yawe maze kuko uri umwami wacu twizeye kandi twakurikiye tubashe kuzishimira gutura mu ngoma yawe aho usezeranyije abadukunda wowe ubaho ugakeka iteka ryose. Amen.
ingoma y'Imana n'iy'abasenga. Ibyo murabizi. Buri muntu buri mwe igiye gusezerana ntabwo bwemewe. Muza gusezeranye ko rero ukunda gusa hamwe n'abandi banyamuryango rimwe mu kwezi no kwihazwamo urabyemeye. Muvandimwe n'umuryango wiyemeje kwaka sakaramentu y'imbabazi rimwe mu kwezi witegura kuboneka kubera urukundo ufitiye Imana witwara. Urabyemeye. Wiyemeje gushengera sakaramentu ntagatifu kenshi kandi no gukora umwitozo wo kwibuka Yesu asanga mu murima wa Getsemani, ndetse washobora ugakora isaha ntagatifu. Wiyemeje kuvuga buri munsi isengesho ryo kuvuga umunsi kandi usabira ibyo baba bifuza mu kwezi no gusozesha umunsi wawe isengesho usuzuma umunsi wafashije kurangiza gushaka kw'Imana. Wiyemeje kuza umuryango mutagatifu ushaka n'abandi banyamuryango atari mu magambo gusa ahubwo no mu ngero bwiza baha kugira ngo bareshye. Wiyemeje kugaragariza urukundo rwa Yesu uhora wibuganizamo ibikorwa byawe bya buri munsi aho uri hose. Wiyemeje kutagatifuza umunsi mukuru w'umutima mutagatifu n'uwa Kristo Umwami. Wiyemeje kugira ikimenyetso cy'umuryango nibura mu misa yawo. Wiyemeje kwiherera nibura iminsi 3 mu mwaka. Nyagasani narangize muri wowe ibyo uvuze igiti cyawe n'ubushake ugaragaje uziyemeza. Bose dushimiye Imana. Ngaho rero isezerano ryawe. Nabihaye kandi nakwiyeguriye umutima mutagatifu rero wese ubuzima bwanjye n'ibikorwa byanjye amahoro yanjye ndetse n'imibabaro yanjye kugira ngo tubeho yanjye kandi tuze kugira ngo ubuzima mutagatifu nifuza gukorera mu rukundo wese wenyine
Oh,
akaba ari isoko y'imuri zose abayoboke bawe kubanira ingoma n'ubutabera n'urukundo munsi kugira ngo asangire ikuzo n'umwana wawe kubaho iteka ryose.
maze mugire mwese kingiki kuko umubiri wanjye ugiye kubatangira. Nyagasani ubetiza yawe yongeye ku isi hose maze bakujyane mu rukundo hamwe na papa wacu Francisco n'umwepisikopi wacu Andre Kambanda n'abatorewe umurimo wa Itali bose. Nyagasani wibuke abayoboke basabiwe n'umuryango wa Fideli Bizimana na Beransira uzabakiriho, abasabiwe n'umuryango wa Felicien Seroma, abasabiwe n'umuryango wa Hilariya Nyirahabimana, abasabiwe n'umuryango wa Rora Kirenga, abasabiwe na Musiyata Nizeyimana, abasabiwe n'umuryango wa Jean Munyeshaka, abasabiwe n'umuryango wa Benani Mukantabana, abasabiwe n'umuryango wa Selemani Bidesema byose rero bashimiye Nyagasani kugira ngo abanyamutima bagaragaje n'abo amasezerano yabo ye ya mbere yegere imbere n'abanyamutima tubasabire umugisha ndetse n'umuryango wa Kristo basabira bashimira Imana ingabire ubuzima wabo ndetse
bafutse begere imbere tubasabire imigisha.
twabanye igitambo cya misa gatatu yagaragara muri paruwasi ya Gikondo mutagatifu Christine Paruti kirahuje, akaba ari misa ya gatatu uko bisanzwe ku cyumweru, ariko uyu munsi bikaba byari misa yihariye kuko ari ku munsi mukuru wa Kristo Umwami. Nk'uko mwatubonye rero uyu munsi mu misa ya gatatu haba habayemo umuhango ku banyamutima n'umuryango wa Action Gatolika uzwi mu Rwanda ndetse n'ahandi. Abanyamutima rero bakaba basubiye amasezerano yabo, ndetse hakaba hari n'umuvandimwe umwe wakiriwe wakoze amasezerano ye ya mbere. Tubashimiye ko mwatwabanye rero muri igitambo cya misa, igitambo cyo kwizihiza umunsi mukuru wa Kristo Umwami, umunsi mukuru usa naho usoza umwaka wa Kiliziya. Tukaba dutangiye umwaka wa Kiliziya cyangwa gitaha umwaka wa Kiliziya C, aho tuzatwishe mu gihe cya Diveni. Hatuba igitambo cya misa ni Padiri Twizere Isaac afatanyije na Padiri Antoine Munyaneza, bose na Parutini, ariko Padiri Isaac akaba ari Padiri Vikeri akaba asa Gikondo. Naho kurari yadufashije gutuma igitambo cya misa ni korari Regina Pacis y'abanyeshuri ndetse n'abahoze abanyeshuri mu ishuri rikuru rya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya hano SFB, izina rya CBA hano Iburabutura. Bari kumwe na Joseph Umukiza hano i Gikondo. Tukaba twifurije imigisha myinshi y'icyumweru cya Kristo Umwami. Mugire umunsi mwiza.